biteze ni byiza sha numvaga umuntu sifura kumbe niwe waba wambaye tujepo tugeraho ngaho umva ubu sizindu cyujya shangiye kuri pasiteri uko nangiye wongeye kugishukuri umva ndamushaka byihutirwa pe birerija umva ubu ninjye nawe uyu munsi wose mbwira uramushakira iki se baby shara utuntu nyine nshaka ko two gusenga koko nizo mpenure rero wambaye nkanje ariko mpase ko ngiye yarabimenyereye nta ribi rega kari agasaza nta bintu yabirenze nta n'amaso kagira nka kariya koko kakubwira iki n'ukuntu kareshya bakore dawe ku mpenure wivuye inyuma urabona utari utubwishe pasiteri wacu we urabona kari agasaza kabona iki se wamugane kandi gashaka kabone twe nta kintu bitubwiye tugende rero tujye kukareba ubundi se buriya kavuga iki buriya hari ikintu we kakubwira nta kintu kigende kanabuze n'umugabo wenda yasenge nta kuntu umutima wanyu utamera neza kuko muri kumwe na pastor What? afande waramutse Yaramutse amakuru yanyu Ngashangwe yamaze iki Jesus is Lord. kuyamenya nk'umukozi w'Imana biramfasha cyane hanyuma ibyo birandeba iki uko nsubiza biragaragaza ko ushobora kuba udakijwe afande ngo ukijwe ndabona uri kumwe n'abamarayika babiri nyabakugaragiye se kuri kuvuga nabi bite byawe ndagira mvuge neza ngo bigende afande ntukabwire n'abana b'abakobwa basaba cya barasaba barasa neza barakeye ku mitima no ku mibiri yabo kuri wowe kuri njyewe ntabwo ibyo bitebe ikindi kandi usaba Imana gushakira imodoka ntabwo afande nk'abagenda kuri moto Jesus is Lord. cyangwa urejire nawe ujye mu muhanda utwara abagenzi nk'abandi apo na kasike yariguye iki ni ikimenyetso cy'uko uraciriritse ntabwo akaba ugenda kuri moto What? Hari umusirikare ugenda kuri moto ubu ni afande biragaragara akomeye ariko nanone ubanza ukizwe saba Imana nimba ugiye gusambana wagiye ugasambana izina ryayo baby we jewe nsambana ndasambana nawe kaniyemera we ngo ngwiki gusambana bivahe bikagera hera Jesus is Lord. wafunze inzira abaparika bajya ku ruhande wafunze inzira kubera icyo afande ariko mwamwe biki bijyanye n'iki twasomye ijambo ry'Imana ntabwo twanyoye ijambo ry'Imana niryo rikwemera kuba uri kumwe n'ibigusha buri iki ntabwo ari Pawulo yaravuze ngo naremeye nigira nk'umunyabyaha kugira ngo mpindure benshi nemera gusa nabo What? aba ntabwo ari ibigusha nayo ngene mbigishe bahinduke bamenye ijambo ry'Imana icyo ribasaba ubu nawe wemeye kuba imbeshu nyine ugira use nazo imbeshu be ntabwo ari imbeshu siko wibagiwe ahubwo imbeshu se uyu mukobwa ko mureba hindukira kure What? we uyu ngo yavamo umuririmbyi mwiza uririmbira ikuzimu ariko Jesus is Lord. uririmbira mu rusengero nk'abagakizwa bande ndakubwiye ko nyine gukizwa wowe wakijijwe nabibonye nyine uri kumwe n'abamarayika nyine bakugaragiye wanditseho ngo menye ibyawe bose byo urabizi abangaba baririmbira mu rusengero bameze nk'abagakizwa kadusome hano ngo menye ibyawe waraye baby ngo menye ibyawe ibyawe urabizi wowe baby shaka nagashara ahubwo ibaza umuntu w'umutipe mwiza gutya ukagenda kuri moto isaba none nasa gutya mureke twumve icyo tubwira ko ntudukerereze nta kinambaza aho kiba What? niko bakwita nde wowe nitwa Pastor Manase Pastor ino baranzi mbwiriza abantu bose bamaze kwihana What? ariko babwiriza kujya mu byaha aho Oya. ngo bakiza amaginu yabashiramo What? oya ntabwo mbashyiramo amagi ntabwo nyabakuramo Jesus is Lord. nta n'amagini ntongere niyo wajya kudukomeretsa uvuga ibyo gushakisha bintu rwose kuva niswe pasiteri ni ubwa mbere nahura n'umuntu akanyitambika mu muhanda n'uru rumoto ngeraho ngo n'urumoto rwaboze imbozi uri kumva uri igikomerezwa ko uri kumwe ahubwo wowe n'imbeshu zawe watwiciye gahunda nta kuntu wari guparika ku ruhande twe tugakomeza bizinesi zacu tukajya aho twari tugiye mubwire nawe hoya umuhanda na n'uwanyakoze afande banza utwitegereze urebe iyi bebe What? nanjye undebe Baby ni ibiki? wabibwirwa n'iki babarira we musobanurire kuko naturuka ahantu ukaduparika imbere runo rumoto rusuku What? she ariko ibaze ngo dufite abadayimoni What? urebe iyi bebi nanjye unyitegereze uhere ku kirenge akurebe baby we wambaye nakurebe nurangiza ngo
ngabadayimoni uru rumoto iyo rutuvana imbere none se twitambukira iyo ukuraho nako ngako kagenda wambaye ubusa uko wavutse ko mbona n'ubundi naho ujya bitani ntabwo ari wo munsi wo kugakuraho hari igihe tuzagakuraho wamubengutse se nabyo tubimenye tugende se tuganire njye se mfite amajini pasi uburyo umubwira ngo azamura henure burundu agera ikindi umushakaho ariko wumva nabi nka skosha ko nakwanga kwita nabi ntabwo uyu mugabo ashaka yadukunze uri umukozi w'Imana musengere urakora moto mu muhanda dutambuke cyangwa usengera Imana yitumura igira umuyonga yego ariko rero ungire ubone kuntu amajini atari meza umva iya anakoshya kubona umuhanda ari mutoya urabona umuhanda ari mutoya ku buryo gutambuka nahantu napanze kunyura kuko muka yabinyeretse none nawe nambaye nkugiye mu butayu ntabwo ari uko mbuze costume nziza nakambara aho napanze kunyura nawe hafunze inzira umwuka nyeretse gucanga nsanga wanyitambira wasanga idayimoni ukuvugiramo kugira ngo ucumuze pastor Jesus is Lord. birenze kubura inganzwa y'abagore nabo badafite 12 badashinga batabyina wumva ko nyine n'umuhanda wawuzuye tudashinze ahubwo ntabwo nawuzuye nyine apanze kwinyura ahangaha afande kumvikana kandi kiraze kikaziririza gukora muje ndafande wa nyoko ndafande wane afande biragaragara ko wambaye birigaragaza watwese wowe nani nabo bakobwa n'abandi bari mu rugo abandi yikaske isizi ni indaya we si yaboza kira byaraboze ese naguzaho ikinamba kiba twanateranye tukamugurira jire agatwara abagenzi ukabona amafaranga cyangwa ukabona wishyura umukanishi ni yerure abo umumotari bisanzwe sibyo afande mwiza urumoto niyo wamana urapfukama ngo usengere Imana iguha amafaranga ugura imodoka cyangwa uraguma kuri moto yaje nzaguhirika ahubwo mwe mufukame kandi sinongere gusubiramo be numvishe ra nagoma dupfukame witwa Herode yashatse guhangara ukora mu ijisho ry'Imana Imana imukubita urushyira umwagwinyo gupfukamisha pastor ubwabyo Imana ni Imana ubupfukamisha Imana babarare rwose bari kubyumva atabyumva ibintu bihindiye isura nababwiye ko nongera gusubiramo turaziranye ntabwo tukuzi hari icyo mfana na soko cyanyoko urucungira umutekano ariko Jesus is Lord. afande rero ariko nanone wihekenya amenya afande wiyahekenya ariko twakubwiraga ijambo ry'Imana ariko kwihitiraga ntabwo twaje guhangana nanone kirazira kikazirizwa kuba amagaranye n'umuntu mbona tujya kurisha cyangwa usumba ariko unsumba agerageza no kugihara afande ntiyavuze mwakire bugufi dupfukama se twakoze dupfukamira Imana si yo ujye utubwira ngo dupfukamire dupfukamira umwana afande n'umuntu twakoze iki se mbere ko dupfukama wibuke ko ubuyobozi bwose butangwa n'Imana none se Imana yego tugomba gupfukamira Imana ngiye mfukamira umugabo kandi namubategeze namubategeze pastor uzikagize ubwoba mu izina rya Yesu wimbabaza niba nkubwira ndakumva kugera hano uri mwiza yego ndabona uri inzobe ariko uri kwibagirwa ko inzobe igura 300 muri boutique I don't care ibyo ni biki barabirya ngaho gerageza ushobora nagerageje kububaha n'abana b'abanyarwanda nubwo mbona mwataye mucyo mwahombeye igihugu n'Imana ariko aho bigeze naramukeneye akantu k'uburere nyine uburere siko na nyoko bataguhaye mbuguhaye icyo byaba bigutwaye manuka cyabo gufisha ntabwo uri kumva ariko ubwo yego ku pastor ngo ngwiki ntabwo ibyo mugenzi yakoze ariko wewe ngo kubera ko ufite amabunongana nka ishovari uri kumva uri igitangaza aho yafande nanjye ngiye gupfukama bisaba iki mugihe ubitekerezo kambikora niba fandi abakobwa ukuntu basuzugura bura nanjye ntabwo bajya banyubahana rimwe abakobwa ngo bumva nk'umushogoroga y'umuntu hanyuma wowe uri iki nyine gituma genda apotre ibyo birandeba sha Jesus is Lord. ntabwo wanyimitse ariko njyewe wapfukamira guhaguruka mu biki kandi abakobwa ntabwo byo bumva fandi nanjye bajya bansuzugura buriya noneho mugira ubyemere ukuntu amadayimoni agendana nabo reba nk'uyu mubungu ugutera malariya ubwo se fanta ubwo ni umubu cyangwa ari umufitiye inzigo nta mubu ufite amadayimoni nyine kugendana nawe ariko wowe ngo uri umusore ngo uri we nanone we ukantuza ukuntu bakita
bakita lala salamu urakumva ute afande ubu kumva unye umugongo akazi gasa umugongo uzaza kugakora ko Jesus is Lord. mwiza nk'iya karashika ufana iki na karashika afande twagusabye afande wamba basi tubabari muri kumva muri abayobozi oya tubara ntabwo tuzongera yenjeje ko bitari ngombwa nge izina ry'Imana ndagakuta ishoka mu kiriza afande mbabara amaguru ndagapfa iki gihe ntabwo uzongera kumenyera abantu mutangana nukuri ntabwo nzongera afande nukuri ninongera twahuye uzandishe nitaka ntabwo bisaba ko ari njye ugomba gusuzugura sha uwo ari we wese ugomba kumwubaha sibyo ntigaragara ko nyoko na siko batabaye uburere mukwiye sibyo tuzabyongera afande njye rwose mbisabye imbabazi ngaho haguruka sha haguruka njyewe murakoze afande nawe haguruka yari yabishyuye angahe ugiye kudandaza amagara yawe ku mafaranga angahe bose tugiye gusenga none se mugiye gutanga ruswa mu rusengero kugira Yesu abone ko mufite amata ibibero byiza kugira ngo abashe kubaha umugisha cyangwa mugiye kugusha abakristo bagenzi bacu nanyomba sengero zabo n'abagabo uyu bahora bamubeshya buri munsi bikarangira batamubeshya bitewe n'uburyo dandaza amagara yiwe ninde wamushira mu mago yarangije gushira amabono ye hanze kuri ubu sinambaye gira vuba cyane ujye kwa nyoko nimwihute mwageze Japasi ntabwo tuzongera kugendana nawe tukagenda bukwiro wagicucu duteye umwaso tugaterwa amacumu acanye amahanga ateranye ntaso Jesus is Lord. wowe na satani mufanikisha afande aho si mukuru wawe bari abakobwa nibo bashiki ba satani nge nta kibazo ntacyo ubwo nzagaruka no kwa turi kwa kangahe turi kwa kabiri nzagaruka no kwa gatandatu kiri aho ngaho umeze gutyo sibyo afande ko nzabona narapfuye koko ntago bindeba uzanjye muri byo kurya se ntago bindeba ndamba bare nkagenda